Ndizera ko mukomeje kumera neza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro bya Dore Entertainment. Ibintu byose biri kubera mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje kuba agatereranzamba. Abantu benshi bakomeje kwibaza ati ese koko ni gute leta y'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bwa His Excellence Paul Kagame bushobora gufata umwanzuro bugahitamo guhita buvuga ko ngo bugiye gutwika perime z'Abanyarwanda, nyamara mu by'ukuri ari ibintu bitunguranye. Abantu benshi bakomeje kwibaza ukuntu umuntu yaba yarabonye perime, by'umwihariko hari n'abantu bamaze kuzikorera ariko zikaba zitarasohoka cyangwa se batarishyura kugira ngo bazifate. Umwanzuro rero nubwo tutavuga ko wenda ari umwanzuro wamaze gufatirwa icyemezo, ariko biravugwa ko ngo mu Busanza akunzwe gukorerwa perime, abantu benshi bakomeje gutangaza amakuru nubwo utapfa guhita ushyiraho akadomo ngo wizere ko ari amakuru ya nyayo 100% cyangwa se 100%. Ni ibintu bivugwa ko ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda yifashishije polisi y'u Rwanda RNP cyangwa se Rwanda National Police, ariko bikaba ari polisi ishinzwe ibinyabiziga byo mu mihanda, ndetse ngo baje kuba bakora ikintu gikomeye bakatwika perime nyinshi, by'umwihariko mu Rwanda bakavuga ko ngo perime ngo batwitse ngo ni perime ngo zitemewe, ngo hari n'abagiye ngo bazihabwa mu buryo ngo butemewe n'amategeko, ngo nyamara ugasanga ngo byakozwe mu buryo bwa katanga izo perime ngo zigasohoka, ngo ariko muri systeme ukaba ubona ko ngo hari ibyangombwa bituzuye birimo ku buryo byerekana ko umuntu yaba yarakoreye perime. Abo bantu rero babonye gute? Nukuvuga ngo bagiye bajya ngo muri systeme ngo bakabona ko hari abantu bagiye bagurishwa perime, ngo nyamara izo perime zikagurishwa ngo batazikoreye batageze kuri tere. Ibi rero ni amakuru nyine nk'uko bakunze kubabona amakuru y'abamotari, ni ibintu by'umwihariko bikomeje kugenda nyine bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko kuri X cyangwa se yahoze ari Twitter, ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abantu benshi bakomeje kugenda babitangaza bavuga ati ibintu byabaye n'amahane, abandi bakavuga ati irangamuntu zo mu Rwanda perime zo mu Rwanda zigiye gucika zimere nk'ibigiye kuba ku marangamuntu. Ngira ngo mwe mwakunze kubikurikira mwagiye mwumva ko bavuga ko ikintu cyitwa irangamuntu izi ngizi zisanzwe nyine ko bagiye kuzikuraho bagashyiraho indangamuntu zabo cyangwa se indangamuntu bateguye. Ni ibintu nyine bikomeje kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu makuru, bivugwa ko nyine ngira ngo nk'abantu wenda mukunze kugira nk'inshuti zibarizwa muri leta, ngira ngo nk'ugerageje kumuganiza nawe hari ikintu wakubwiraho nubwo wenda utatangaza ngo ni runaka, ariko nyine ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa. Ariko abantu bakavuga ati byanze bikunze leta y'u Rwanda ni abantu bageze kure, by'umwihariko mu ikoranabuhanga cyangwa se muri tekinoloji. Nta kibi bifuriza umunyarwanda, ahubwo ni mu rwego rwo kugira ngo bagure tekinoloji ndetse n'ikoranabuhanga, ndetse batume n'umunyarwanda abasha gutunga ikintu kizima kandi kizafasha leta mu gukontorora sekirite cyangwa se umutekano w'igihugu. Ngira ngo ibyo byose iyo babivuga tukibaza ngo ese perime kuki perime impamvu abantu benshi bari kuvuga uku nguku, bari kuvuga ko byanze kunze ibintu byabaye byo gushaka guhindura irangamuntu. Ngira ngo murabizi abantu bari mu Rwanda habaye ikibazo cyo kuvuga ngo irangamuntu zihari ntabwo zushuje ibisabwa nk'uko leta ibyifuza. Abantu benshi mu byaro batangiye gufotorwa n'ubwo ikigenekereza ko bitaragera, ariko ngira ngo murabizi irangamuntu barabafotoye, bafotora ibikumwe, intoki enye, igikumwe bakagifotora ukwacyo, ibi bagafotora ibiganza byose, bagafotora mu maso, imboni zawe. Ibi byose ngo ni uburyo bwo kugira ngo bazarwanye cyangwa se babashe kuba bakontorora abacengezi bashobora kuba bakinjira mu gihugu, cyangwa se babashe kugira umubare w'abaturage uri uhamye cyangwa se uzwi bya nyabyo na leta. Ibi rero ni ibintu byagiye bivugwaho nyine, abandi bakavuga ati ibyo ni ikibazo gikomeye cyane, ahubwo leta ifite ubwoba, yaratinye kubera iki bagera kuri uru rwego rwo gutekereza ko abacengezi bashobora kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ese kuki leta yo idashobora kuvuga ngo ibi bintu nimba bigiye kuba reka tubanze tubiganiriza umuturage, ariko abandi bakavuga ati ntabwo leta ari uko nguko ikora, leta iratugenera. Niyo mpamvu rero dukomeza kugenda tubitangaza tuvuga ati byanze bikunze ibintu biri kuba cyangwa se ibintu biri gutegurwa kuba byaba. Abantu benshi bakomeje kugenda batangaza bavuga ko nyine ngo mu Rwanda perime hari mu duce tumwe na tumwe nyine zatangiye aho byatangiye guhwihwiswa ko zatwitswe, abandi nubwo nta uratwikirwa perime bari bwagiye kwitangaza amakuru ngo agire icyo avuga, bakavuga ati murabizi neza ko mu Rwanda ngo nta muntu ngo wemerewe kuvuga, ariko ngiye kubwanya nagaruka nk'uko mbibona. Ariko abantu benshi by'umwihariko harimo n'abanzi b'igihugu cyangwa
se by'umwihariko n'ababona avuga ko wenda bafite ikintu cyitwa ivuzi bakunze gutangaza ko ngo nta muntu wemerewe kugira ikintu atangaza mu Rwanda kubera ko ngo bitemewe kuvuga, uburenganzira bwo kuvuga ngo ntabwo buhari. Abantu benshi bakunze gutangaza ibyo bintu, ariko kubwanjye ntabwo ari uko mbibona. Njye mbibona nkaho nyine ni mu rwego rwo kugira ngo basebye igihugu byanze bikunze leta. Abantu benshi ntabwo bavuga rumwe na leta, hariho n'abatavuga rumwe na leta. Nuko nguko rero bimeze ku ruhando rwa leta cyangwa se ku muturage, bavuga ko rero ari ibyo ngibyo, ari uko bimeze ku buryo leta ishobora kuba iri gutegura kuba yatwika amaperime. Nta muntu urabyemeza 100%, ariko nyine ni ya makuru aba ari kugenda ahwihwiswa, nubwo bakunze kuvuga ngo nta nduru ivugira ubusa. Reka twitegure turebe nimba koko byaba ari byo, ariko byaba bitunguranye by'umwihariko ku munyarwanda. Bibaye uko bimeze, ntekereza ko byanze bikunze ubwo nimba koko hari uburenganzira bw'umuturage baba bahutaje, wenda ntekereza ko leta n'umubyeyi itekereza neza abanyagihugu. Ntekereza ko ubwo hari n'ubundi buryo bwashyirwaho bwo kugira ngo umuturage atabangamirwa cyangwa se abashe no kubona nyine ukuntu atwara mu buryo butagoye, nk'uko leta ihora iteganyiriza umuturage ubuzima bwiza. Ngiye muri kumva ni Ismail, mu gihe muri kunkurikira kuri Dore Entertainment. Nyamuneka niba utakora subscribe, ndakwihandaye kugira ngo mubwire ngo kora subscribe kugira ngo dufashe kugira ngo tuzamure uyu muyoboro, cyane ko twifuza kuba umwe mu miyoboro igomba kujya ikora amakuru yizewe kandi agezweho. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.